bidatinze mu nzira ni kamwe ngatangira filime yanjye n'indirimbo nango Nidusa and thank you so much. Umuhanzi nawe Nirakijo ni kamwe gusa ngatangira filime yanjye bano bakuru yisa ngo ki Husband from America hamwe na Video King ukizwi iki kizina nakiraza kumenya impamvu. Ati urukundo uyu mukobwa ma mbona ntamukwiye, ati ni mwiza kandi ateye neza aranshima nanjye namushima, ati twemeranya kubana njye nawe twembi. Nyuma y'amezi 9 aza kubyara umuzungu kandi turabirabura, ati ndababara ndatangara mbura uko mbigenza yabyara cyororo yazanye umuzungu mu rugo, ati ko ntawera wigeze iwacu, ese ko nta wigeze iwanyu, uyu we arava he, ese ibi ni ibiki, ati nsobanurira umbwiza ukuri kuko uyu mbona isura yanjye nawe tudasa, ati Nidusa na Kijo. Ati ko ntawera wigeze iwacu ndetse na n'uwigeze muri karitsiye iwanyu, cyose yaturutse he, ibi byaba ari biki, ati nsobanura umbwiza ukuri njye mbona tudasa, bwira haturuka komoka kwandi mbona tudasa ntago dusa. Ikibazo nyamara umva kuba isabana mu bandi uyu ndamuhisha hehe ko nawe ufari yigaragaza, usanga usabye imbabazi mfukanye mubwire inkomo, tubwire se ninde akomoka kwande tumenye izina muntu yamwita. Aramutse abaye umushinwa twamwita Chuchenge, abaye mw'Espanyol araza Fernando, amazina nk'ayo, n'abaye umunyamerika yakwitwa Mishayeli, abaye umunyarwanda kandi amazina ni nyinshi za mubandi, ntakiruta Imana, harera Imana, utuzina nk'utwo barusigayemo. Ati mbona tudasa, hari ikibura kugira ngo duse, ati Nidusa, ati njye mbona tudasa habe na gatoya, reka da Nidusa, ati ko ntawera wigeze muri karitsiye iwacu ndetse nta n'uwigeze aho uvuka, ese arava he, byaba ari ibiki, ati nsobanurira tumbwire ukuri njye mbona uyu mwana tudasa na gato, ati mbona tudasa Nidusa Nidusa. Turakoze cyane nkubwira ngo ni kamwe nkanye ku cyatuzanye filime ngo Husband from America. Ese Husband from America avuye Amerika te koko naje ubona impamvu yavuye Amerika. Ninjiyemo barakwereka Great Fish Production warning Gaso SK nuko ni warning nako, ati kurya ko pikana ga filime wapi Video King yakozemo tahuje kuryama. Iracyari iki, iracyari Great Fish Production future nuko names is in our middle name, is our middle names gutyo cyangwa name eriganda zisoma Great Future Production igarutsemo
abakinnyi zari zinshi urazibonye zihita, ariko ngewe sinkwereka izina rya filime ngo ndikubwire, wahita uvuga ati kingi waranyibye kandi kwiba ni icyaha kibi cyane, urumva? Ariko nge ndabiza ko simbiba kubera ko ari icyaha, urumva? Mbiba kubera ko hayanyu best room nuko Great Vega Production igarutsemo bundi bucya bije Kenyaraza Empire iza ku ruhande n'amagazino ga Lucky Globes nuko nyinje amatano naho ubwo buri muri mvuga gutyo kavuga ati kweri yaje nuko njenje barakwa ko n'indi company sizo gusa ziza n'izindi zirazo zikaza zike Great Future Production ndetse na Great is our immediate name mo hagati nyine siyo gusa Great Future Production igarukamo siyo yonyine presents abandi bateguye ni bande Opikan Kachale ndetse na Jennifer Okole Slimuzi Mark Colini Kenneth Kibiragiye muri American Husband izina ngiyo niryo jango nkwereke niyo mpamvu nkozi ko nsubira inyuma kugira ngo nkwibe gake ariko mano wafashe Ositihene na Kiheme agarutsemo Ameki Mwango Obi Kechele aya mazina nuko nyine bayisoma Amayo Uzo Filipo Screen player location manager Chinasa Mwingwe Jessica Namani makeup pro Sipeseskete Grace Ororo ngo ni Chris Okolondu aho se bana mwiza mwisomera ariko ubundi ni mwize make Cuma Aduku producer n'ibindi bigiye direct photography Abatoru Agenoji nibyo Linasi Akabuilo nibyo executive producer Johnny K akoze ko bitaba mu nzu ngo binagende ndarambiwe ayangana kugira ngo jensome ngo Joe ngo kanuza ngo Johnny ngo ske ayangaya nago mwayampaye bamwamaye make ku buryo bingora ahubwo dukimo mwamwishyuriye niki dutanye duterero amazina yabarakitwa n'uroro urumva gusubaniza yafashe Amanda we morning Amanda eske Amanda no boss ko winjiye ureshyura cyo data we Amanda ruri kuhitaze ngo pungura umuryango ninje mbona nindyamye ibintu ndimo ndigata ku gitanda uryamye imagine nawe buri gihe ngo aryamye amujinga we rero ari gitabo ugomba gusoma ibitabo ukigura umunyeshuri wagiye usoma ukiga And at the end of the day, you expect me to pay your fees. wowe twenye mwishyurira minerivare kumva tuza ariko niki nagukorera wongeye ko amaze byinshi rero nakudiha bamunginga ndakwishyura minerivare we niwigo kujya kwiruga uryamye ugasoma ngo nijoro karyama bamushenjiwe ni gutyo uzatsinda se mu ishuri cye ukaba ukiryamye ikigiye mu gitondo umuntu nk'angabo abandi bagiye bavuye mu kazi cye reba hano reba mu nyubako nta kazi agira amushenze nta cyizere wapi nta nubwo yanafungura umuryango atazapfa ariko aha tukira mu mwanya muto yari indi modoka yaje guparika irimo abandi bakire abakire ibintu ziriho yiswe nguki Husband from America gucungusha none n'uwari uri guserera barangana umunsi mugiye kimwe morning mu gitondo hey yinjira mu gipangu babara gato ni arimo gushakisha nyikubaho ndashaka Daniel mindani Amanda yitwa Amanda ni mushishiwe mushiki wa Daniel. How come I've not been seeing you? Okay, I've been in school all this while. I see. So how is school? School is fine, thank you. Ati no munyeshuri washuri amasomo ameze ate? Ati na amasomo ameze neza murakoze cyane. Yewe Daniel asubiza kwibera Daniel. Yewe. Ati banze ugiye gutegura neza ndakubwiye ibyo dukora. Umbare ni mushiki wawe se ko mbona.
naitie kuja kikodi mawazo. amarekera hajye n'iki cyo minago nyumva Yeje. hari n'ibiramba ntumba nkavuga nti ntago nzumva kiri kamariye gakeya ariko kubiba ndabyanga kuko abishya ndabyanga. Yabonye mushiki w'umuntu uwo munsi igihe kimwe yinjira mu gipangu basohoka baganira. Oya we ndakwinginze genda boss we ntabwo imodoka nayiguze utari urya yawe neza ndabizi icara imbere butuze urumva icara imbere inyuma naho abakire we ntabwo uri umukire je vous en prie utamenyera undi yicarira inyuma yicara inyuma kwicara inyuma afata inzira gufata inzira ngo agende rero agenda mu ibenzi agenda atekereza menshi umbe buriya rwongoza yewe danye shofe parika uparitse shofe uparitse gato buriya ibibazo birimo biragenda bindya mu mutwe nguki uparitse gato ibibazo bitari byaba byinshi mu mutwe ariko si ikibazo yewe danye ngwino hano inyuma nze guhehe ngwino wicare hano iburiye wiri n'ikihe kibazo ufite mu bwonko nagusabye ngo mbanze bicaye bwamenye kwinjira mu modoka urabyanga oya ngwino wicare bwamenye ndagusaba ngwino wicare mfite impamvu nkubwiye ngwino hano hafi imbere hasi inyuma igira hirya oya zenguruka shanye ni boss zenguruka ni boss nayiguze urya neza guri yawe zenguruka abakira zirarutanwa zengurukanye ni boss je mvuze yamputamenyera aremenya kuzenguruka atangira kebo bundi bushya ni kumanywa yangu mu gitondo umuntu abanyamushiki wundi bibi ntambara ati nishimiye mushiki wawe kandi ndumva nshaka kugira ngo wamushingirwe wiya wibagirwa ibyo ngiye kuvuga rwose babarira rwose ubyibagirwe bivane mu mutwe kubera ko kuva gushindisha kugira ngo dushyingiranwe umushiki wande se wanjye reba neza witonde muri etazini harimo abakobwa benshi cyane genda ureba ushakisha abandi mushiki wanjye umumuretse reka murekure bifate nk'ibyoroshye banza urebe ari ngiye kubwira ngo nshaka kugira ngo ushyingiranwe na mushiki wawe wabyemera ndeshya gutya wabyemera mu kibazo afite ngo ari kubwira ngo nshyingiranwe na mushiki wawe ndeshya gutya wabyemera byibagirwe ntabwo namugwa ureshya utya yewe niwe mwanzuro ufashe ndashaka gushyingirwa na mushiki wawe uriya simba ishaka reka byibagirwe rero abakobwa benshi reka genda urebe abakobwa barahari benshi ariko mushiki wanjye umuretse kubera iki ngo barareshya reka njye mbwira ngo nshyingirwe mushiki wawe wamumpa ndeshya gutya reka ntabwo wamumpa reka ntiwamumpa rwose amata yabo atangiye kujya bagira guta bateza ikibazo kubera iki ibigufi kandi kuba mugufi ni ibintu byoroshye ubundi wa mugufi ukongera ugakura nyine ugakura amasaha ziricuma uwo n'uwundi munsi tugaruka gusura umuntu niba ari urukundo niba ari impuhwe ntawamenya gusa turagarutse mu gitondo cya kare yewe daniyeli abocicike daniyeli muginga daniyeli tureshya yewe mwaramutse ariko umeze ute umeze neza daniyeli nawe uhari ndabizi ko ari mu biro muri make nanjye kugira ngo ndebe wowe yewe nta kibazo gihari oya nta kibazo gihari tujyemo indani rero oya turavugira hanze ntaribi turavuga njyamo indani tutafata ku ngufu harya witwa nitwa Amanda yego rata Amanda baby ufite izina ryiza cyane riryoshye ati nanjye kugira ngo nkubwire ngo umunsi naje hano nakurebye ndaje nakwishimira ndashaka kugira ngo ngere tube inshuti rero tube inshuti njye nawe gute urabona baze telefone y'inziza ni iyihe usatipere ntuzibagirwe uzirebe gutyo gusa zibagirwe iyi ngizi nizo nziza aka niko kare keza kako kariho umugozi
So, like I said, dore nk'uko nabivuze to be friends. ndashaka ko tuba inshuti You just think about it, eh? bitekereza ariko kuko ubucuti gusa tutwibe inshuti saba ndabitekereza Okay. ndaza kubitekereza rwose sawa Adieu, my wife. saba ndi muzandagiye nibwo wabitekerejeho Yeah, bye. ariko tuzi inshuti banyi ariko genda twibera inshuti afata inzira areshya nk'ingingo y'urunyobwa akantu kareshya gutya kamfasha gafite amafaranga wasanga kayafite ntawamenya gucunga umunsi wumve umunsi w'igihe kimwe amana ngwino hano Where is this? uturutse I went to pick up. nayo ndi ku muhanda ku amana Go to cook the master of yourself. niba ushaka kugira ngo ujye kugenda ahantu kujya kureba abantu kwigine genda rero ababyeyi bacu ujya aho ababyeyi banjye aho ku ivuko aba ariho ukora ibyo ushaka utambwiye urumva We will still, as I say. Is that okay? kubera ko uri kumwe nanjye ubimenye waba urimo urarengera siko bimeze I'm outside. umara nsohotse amanda baza unyumve The perception about you and William is true. ntabwo nkeneye kugira ngo ubone ndarambiye kuvuga ngo wenda William ngo muri kumwe murakundana sibyo niko bimeze What's wrong with somebody going out with somebody she loves? ariko ni ku kibazo gihari kuba umuntu yajya kureba umuntu akunda Amanda, amanda guki kureba umuntu ukunda so what do you want to do this to me? nawe kuki nkubona ibiga amanda umuntu tureshya What do you want to disgrace me? kuki igihe uri kugira ngo unyangize kandi ndimo ndagufasha amanda I think I put you on my throat. narakubwiye uri umwana wanjye muto ni muto umuntu urankurikirana Why can't you just go out there? niko dushobora kujya hanze ukajya kureba umuntu wabona nka William hari abantu barebarega bashyitse Can't you go there and fall in love with them? Why must you be William? rero ushaka undi muntu muzima muremure ushaka undi muntu muzima babawe mukundana gusa William mureke How do you want me to spell it out? ariko sijya nkubwira ibingana iki mvuge gute bingana iki Don't mind. umva ntacyo nakubwira ibyo ngibyo If he insists on marrying me, but niba yaremeye kugira ngo nshyingirwe nanjye nditeguye kuba yanshyingirwa urumva Sis, yarabivutse akazagushyingirwa my friend. ariko William ni inshuti yanjye You must go back home. jya mu rugo niba ukeneye kujya kurongorwa ugende ntakureba nka William ujye mu rugo ugende mu rugo bakurere sinzongera kukurera n'amashuri sinzongera kuyakuhira toka uranyumva And if you insist, niba ubyemeye this from paying your school fees, ntabwo nzongera nkwishyura minerivare from taking care of your education. kandi byose ubyitaho amashuri yawe sinjya kwitaho since this house will make you happy, I think I'm ready to leave. umva niba kuvana muri nyubako aribwo uri buze kwishima ndakubwiza ukuri niteguye kuba navanga nkagenda ariko ntumenyere umusaza wanjye I'm not turning it back. nuko Get to my house. Hey! yehe That bad name. mu bashenzi ntabwo nzi ko ntabwo ari kunyumva ntabwo nzi kabisa ntabwo ari kunyumva buriya musabuze abantu bakuru barebare kuko bafite n'umuzani barebare One that does not even consider the size of this man. umva ntabwo umuntu n'umuntu mwashyirwaho agaciro rwose reka tubivuge Papa, Jack- this person is just like me, short. papa ni mugufi nkanjye areshya nkanjye umushenzi ni igice umugore itanga urugero papa ni igice nkanjye uri imagine niba utashyinga umuntu ukobwa mu mushiki wanjye Ask me, Papa. papa tikiza nawe No. ni igice ajya kumurega kwa mama na papa They say love is blind. So urambwira ngo bari bamukunda nyine amukunda oya mama Has nothing to do with love and blindness. ntabwo biriya byo kubyigana nk'urukundo kabisa nta rukundo mbona ni mugufi mama basi ko umuntu muremure Bring these girls to this family. That's mugaruke umukobwa muvana iwanjye mumuzana iwanyu mubwire nyine atahe iwabo aze hano nanjye mbanze mbwibarize mubwire atahe tugogane nawe tuba tumenye kuko ashaka gukinga ikintu cy'igice afite ubwoba bw'iki abandi baretse baramutinya arabatinya everything. I've lost everything. So, Amanda, amanda we instead of keeping that relationship, wahisemo gukomeza ririya sano ryawe na nuriya muginga but brother, what's wrong with me getting married to him? ariko ubundi ufite icyo kibazo kuvuga ngo ugiye gukingwa nawe uri umushenzi gusa umushenzi urimo urarengera Amanda said you are going with. amanda urumva wakuze cyane ku nduta No, go with. urumva wakuze cyane For your little educational background. You are still existing. ariko urakigura umenye kukiga And the person taking care of you. ni njyewe kwitaho ni njyewe kurira minerivare byose nkabiriho noneho rero It's choice. ni amahitamo yawe If you still insist on having your way, nukomeza kwemera kugenda mu nzira urimo we na William jya mu nzira urimo n'akazi kawe now choose ni amahitamo n'ayawe your education or Williams. uhitemo amasomo yawe cyangwa se uhitemo Williams nukomeza Williams ntabwo ndi bukurihire nureba amasomo ndareba amasomo ndakurihira amanda rekeraho hitamo What do you do? You want to make a choice. ujya nk'uri iki niwe ufite amahitamo ihitiremo urahitamo William cyangwa se amasomo muri tu harimo wani amahitamo n'ayawe Your education. ureba William amasomo ndayareka ureba amasomo ndakurihira Between the two. ibyo birakureba kandi hitiremo ndagiye umuntu tureshya ntabwo wamushyingirwa papi ngo barareshya icyo kibazo cyonyine nicyo azize kubera ko bareshya cyonyine yewe we
Daniel, By actually surprising me. urimo urantungura rwose urambangamiye cyane. I've been so surprised. Urimo urantungura cyane kabisa. I want you from onset. Ndaguha agasopo kuri mushiki wanjye rero. I can tell any of your emotions, any of the deserving. Umva ibyo bitekerezo ufite ku mushiki wanjye n'ibyiyumviro mufite byivanemo byibagirwe wumve ko hari abakobwa benshi uciye ku bandi. Whatever thing you were beating on. Icyo wakora cyose nicyo wakubaka cyose ureke mushiki wanjye. Sister, it's old enough to take it. Umva mushiki wawe arakoze bihagije ku buryo yakwitekerezaho ku giti cye. Numva. So as long as he still remains only the care of the family. Kuva akiri mu muryango rero mwitaho agomba kugenda ku mategeko y'umuryango. N'ubwo kuza umva arakuze arikorekera aho ngaho mushiki wawe arakuze ntukamenyera abantu arakuze mushiki wawe sike. Reka maze murongore mujyane mu rugo. Shope hagarika imodoka ije kurongora mushiki wanjye nyaguye imodoka igenda. Shope hagarika. Umva hagarika imodoka shope yihagarika agende. Ariko nzarongora mushiki we. Ngo ni igice kuba ari mugufi ntabwo yamurongora reka bugufi reka umuntu tureshya papa umuntu tureshya ni igice nkanjye ntabwo yarongora mushiki wanjye. Ngo se niba avuga ati umuntu ni igice ntarongora mushiki we burabazi ko azarongora cyangwa afite iyo nenge arabizi ko ayihorana mu mutwe. Harimo ibanga aho rero reka nkubwire rero nkubwize ukuri. Wani mu buzima busanzwe arimo gukurikira twinshi ukubona dutyo wifitiye. Inenge y'umuntu niba yikunda akayikunda ku giti cye akaba azi ko ayikunda. Niyo umuntu akunze undi akamukunda n'inenge ye mureka mukunde afite impamvu mukunze. Ushobora kumwimubo ukaba nk'aho ati wirukana umugore uhekenye inyama mbisi ariko urya inyama nyinshi cyane zitetse ariko Amanda, we've listened to you. Amanda twakumvise rero tukana tugusubiza. Turababyeyi bawe. So dearly. Turagukunda byo gupfa. And I am sure that your brother wishes you well. Ndabizi kandi umuvandimwe wawe agufasha neza. We owe you the obligation. Ati umenye ko turi mu nshingano zawe tujye ngo tukurinde. Warabizi ko inshingano zawe. Now a crime. Papa ndi kubyumva. Choose whom I want to marry. None namushaka kugira ngo muzamitire nzashyiraho nawe. The point. Uyasuko turi kuvuga mwana wanjye. Like that. Icyo tubwira ni. Only daughter. Niwe mukobwa dufite wenyine. To allow you marry such a person. Niwe twakwemera ngo gukingirwa n'umuhungu mugufi w'igice ureshya utya. See? Yitekereza. We are supporting brother Daniel to None mwese cyane yangabyemeye kugira ngo azare kundira amashuri ko nemeye kuba nakindwa no mu muri. Cyo kamushenje. Njye ndamutsira abana nakwicara kugira ngo ukiriwe n'umuntu ureshya gutya umuntu w'igice. Urumva? Are you mad? Wasaze babuze abandi bazima uri kwishiga. Don't disgrace. Are you running back to that? Undi muntu wakumva ibintu nk'ibyo afite abantu bamara kwibahora kwisiga. Uri kwishiga bamenye ngo uri muri ishingira kuko ubishaka kuri kwishiga cyangwa. You know, you cannot make me to lose all that I've achieved. Wamuginga nuzituma mombe ibyo nguye kuba nabona muginga akazi ukukoza n'imikino nk'iyo cyangwa se ntakora ibyo ngomba mu inshingano zanjye. Mama, I cannot say otherwise. umva rekera ngaho papa arakubwiye Spoken well. kandi yakubwiye ibizima. What is good for you? You think well. Ahubwo tekereza neza. No more than you do. Tekereza neza yumva ikintu mama yagukorera. Nagenda. Want to marry. Nshaka gushyingirwa. Turumva byabyimbye. Wakuze fresh. Mama nshaka gushyingirwa. Ndashaka gushyingirwa. Jya mama bandongore se. Wakugiye gute? Bana. Turi biranda akubwiye mama ntakingirwe. Yandika iretero umunsi mw'igihe kimwe. Umunsi twanditse iretero ntabwo tuzi ngo iretero maze ikigutse ababyeyi bose babyanze umuntu mugufi nitumushaka. Wirukana urya inyama nyinshi ariko zitetse zitari mbisi. Wamwirukana umuzizinda ukazana uguguna amagufwa noneho yose. Inyama akarya n'amagufwa vuta agakuraho. We nawe yikundiye umuntu bamwimye umuntu. Tuzareba bazamushakira tu filimi iraha. Ati urumva wabwiye kwishiga ku buryo bajya gushingira umuntu mugufi yagice. Urakigura cyari muto banza urangize kwiga. My brother, Ati muvandimwe wanjye. deep thought and reflections. I have come to realize how Ati bamenye neza people want to uburyo nge munyitaho kandi munyitaho cyane. for me. Ati mundebera. So have made up my mind. Ati ntekerezo nge nanjye zigarura nakangutse. Friend Williams. Ati kubyaye n'inshuti yawe William zigiye kumureka. Ubu ndeba amashuri. That God will give me someone. Ati ndabizi Imana nimara kureba amashuri Imana izagihereza mu muntu nge nawe dukwiranye. Ababyeyi bazishimira. Yours truly, Amanda. Ati ni mushiki wawe gukuri Amanda. Mushiki wawe zukuri Amanda avuye ku bintu. Ava ku bintu atebetse mu magambo hano witonze mwihangane nabiba utavuga ngo nabibye.
twandikire ture ku muvandimwe wanjye nkunda cyane Kanoza mwandikiye ngusaba ngo ureke banjyane bandongore ubundi bazana inka mu rugo mu magambo hano Brother, muvandimwe. after deep thought and reflections, I have come to realize how earnestly you people want to help me and your brotherly love for me. I therefore have made up my mind to forget the relationship with your friend Williams and face my education for now. I believe that God will give me someone who will be accepted by the family. Ati muvandimwe naje kuza ntekerezo yemenya buryo mwe mu bavandimwe wanjye mu nkunda cyangwa se n'umuryango wanjye mu nkunda. Ati naje kumva ko ngomba kureka uriya inshuti yawe Williams ubundi nkareba amashuri. Ubundi namara kureba amashuri nange mukomeza mukandihira nkuko bisanzwe. Bakamurihira ngo aziko neza yizeye neza ko Imana izamufasha igihe kimwe hakazabona switi mutima kandi mwiza umukwiye. Hakazabona switi umukwiye. Harabizi yashimye Imana rwose bamuhira amashuri. William amuvuyeho. Kuko yakavuye kuri William. Amasazi irageze ziricuma. Ya Amanda sisita wemeye ko William amuvuyeho ngwino hano sha Amanda sisita buna amafaranga ugiye kuyarya. Yega muvandimwe. Giye kugenda. Take this money here. Fata amafaranga araha. Yes, please. Tugende wishimire rivari yawe. Yes. Niba nta hantu urara muri hostel, niba ni muri hostel hose. Sure, 2 weeks. Udabizi ngiye kugenda mari hafi byumweru bibiri. Give me a call. Kandi ujye umpamagara. There's some other things you want to find out. Give me a call. Ujye umpamagara banze umenye ukuntu umeze mushiki wanjye. Murakoze muvandimwe. None rero Look everywhere, please. Don't leave my door open. urebe uri hamwe hose urebe ukuntu hameze ntuze gusigara umwanda rwose. Ngiye mu kazi ndabona ameze fresh ukuntu angana ngagiye mu kazi. Amusigiye Minervari, ndari ya Minervari rero. Are you sure? Yes. Chay nago chaki isamye nyeso zarangiza. Uravugisha ukuri se? There's no problem. Naki nasi bina byo gukunda ntago ziko byateze ikibazo. Good for you just to make you happy. Umbaze yango wikigo cyose ngo wishime Sheri. Honey, None se Sheri. you know I'll be going back to school tomorrow. Urabizi njya ku ishuri. Nta kibazo gihari. I'll take a check 50,000. Zagufatira sheke y'ibihumbi 50 by'amanayira ntaribi kugira ngo wishime Sheri. Ndagukunda doresha. Fata sike. Nuko. Fata zana Sheri zana ikize. Womba. Nawe reba akantu bari gusomana kuntu kangana kandi mwibuke iri sano yanditse leta iravuga ati naje kumenya neza nitonze ko umuryango mwese mu nkunda. How are you for the devil? Ati Daniel ameze gute? Ati none nemeye ko nava kuri William ubundi nkari amashuri mukandihira amashuri ni mandareba. Nyuma yo kuvuga ibyo ntumbaze byagenze bite mbona asubiyeyo. Cyunga umunsi mu gihe burya inshuti zawe magara ikigare iyo kitakuyobeje kiragufasha. Aturuka mu ibenzi. Buri wese afite inoze z'amatsiko kumenya ninde ukuzanye switi wawe utwara benzi ninde? Ava mu ibenzi. Baretse wumve. Baby Sheri. Take off the cell. Uze kwita ku giti cyawe sibyo? Call me. Take it. Kandi ujye gituma magare wazumenye menye ukuntu umeze. But I'll miss you. Muna ko ndi bugukumbura. I miss you. Nanjye nagukumbura. Baretse wumve. Ubwo numva ngo amaze iminsi abana mu rugo kandi bakaba yagiye ku ishuri kare. Hey, this girl knows. Yewe uyu mukobwa afite sha fantastique mugabo ndetse mu magambo hano. Yewe murahari ko ari waje atya wumve azaseka. So yewe azaseka wumve. Ya tete yapfuye wese wumve. Amanda baby. Ndetse njye kubwira cya kintu kigufi nabonye wa mugabo rero cyangwa skip urumva Amanda. Reba neza. Ntabwo nakwibajije ikintu ufite. Amanda sinabyizera rwose. Iki cyo kugira ngo uvuge. You're asking me. Urimo nambaza ikirere cyo kuvuga. Don't know. Nuko utabwogira ngo ntabwo uzi icyo ndi kukubwira rero. Go with that your. Uburyo wa musheri wawe ureshya gutya kuntu uzajya umwitaho nyine umufata kugira ngo umufata gute buragera hahandi. Umva uri musheri wanjye urimo uravuga fiance wanjye. Your financier. Umva fiance wanjye nugufashije ro financier. Entitled to your own opinion. Umva ntabwo nshaka kugira ngo muvuge ibintu bareba bitareba n'ibitara mu bivuga. Umva ni fiance. He has all it takes to be a man, so I'm not. Umva ibyo byose ni umuntu afite buri kimwe cyose cyatuma aba umuntu. Ntabwo bindeba njyewe na n'igiti kideba. We are your friends. Cyari turi inshuti yabyemereye. Okay. Sawa. He may have the money, yes. Aguha amafaranga adabyemera. What happens to the
most important part. Ndaza ari kingenzi ku muntu muvuga ngo ufite amafaranga aho ushaka umuntu mutemberana mukavugana mukarajyana. Nothing now. Nta kintu kimwe bireba. You Uravuga ya ntacyo twaganiraga gusa. more. Reka tuzare ku rugezi ugafata niba uzajya ugaterura niba uzajya ugaheka niba uzajya gutyo. Cannot cope. Better quit now. Wambaye byabyiza uretse nkavuga ko ibyo birimo ntabwo nabireka ngo bingume mu nda. Reka inda yabyimba. Reka bikubye akantu kareshya gatya. Ata we. Baramusereza ngo ni igiti. Ngamafaranga ubu uragaterura. Ubigenza gute ya wumva ikibazo cyane? Ikibazo cyiki? Nyine amavi. Guki? Nyine yo cyanze ikibazo. Daniel we. You guys have to explain our relationship. Naga tugomba kubisanzwe nawe twari twaryica. Nako bushuti bwanjye. I'm not your family. Ndabizi ndifite umuryango wawe. That was your two teacher. Kubera ndabizi ko nafite umuryango ntero uteretse mushiki wawe ariko reka tugiye kubivaho. I know it's very, very painful. But Ndabizi ko ari ibintu bibabaje cyane ko byakubabaje. you forget about it. Ndashaka ko nibagirwe buri kimwe cyose na mushiki wawe mwibagirwe ubundi twongere tukomeze twibere inshuti njye nawe. Really? Wiri. Mama, how you talking? None urapfutse kabisa ijambo ry'abagabo. Thank God that you decided to represent the old people used to be. Ati none uravuze uri muri yegaragaza ukwereka umuntu ukwiye kuba uri we n'uri kwerekana. Ubushuti ko barabufitanye. Jenny, Daniel we. can we go and have our lunch? Reka tugende gufata ibyo kurya bya saa sita bwakeye. Wumve mushiki w'umuntu nawe yagize gute amuvuyeho. Kandi njye nzi ko mbere yuko ajya ku ishuri yamaze iminsi ye iwacu mu rugo twibanira. The director comes back to say now. Turimo turakora stress test. Atangira kwabwira ibyo bamukorera. Atume za information nagusigiye mu gitondo uze kuzima ku meza yanjye numara kuzibona uzohereze. Udatiki nimba ntago ntinda humura. Udaza gutinda. Asa nk'ari agakire mu rugo betse wumve muri quartier rero. Wumve ibigambo. Uri hari abantu bafite umuntu utagishira. Umuntu utagiye abantu ubarya buri munsi ugoro barya bahekenya. Baravuga. Bavuga kuri Amanda wumva. Wumva bishaka kubyazana ikibazo mwe mutazi. Bishaka kuzana ikibazo mutazi. I say no. Ndavuze ho yariko. With my two ears. Njyewe nabyumvise n'amatwi yanjye abiri. People who heard from the people who heard from my. Abantu nabyumvise ku bantu bavuga, abantu babyumvise ku bandi, n'abantu babyumvise kuri nyir'ubwite bakabyumva no ku bandi. Umunwa uravuga cyane ariko. Umunwa ngira avuga. Kubera iki? Umunwa uravuga cyane ntabwo ujya ufunga. Yego nyine. Ubu mukobwa wa Igwe. Ngagiye gushyira umwana wo muri Amerika. Ninde ntabwo byumva umunwa wa Igwe ntabwo uracika buri munsi ntabwo ujya ufunga no gukiza urushinge. Numva. Jema ndibaza umunwa wanjye reka bivuge byinshi urabivuge ko nukuri. Byabyiza uramutse upfunda urwaye bakawushyiraho nk'agasipaguru kugenda tujya kuvuga menshi. Muri kino cyaro. Ujya ufunga umunwa wawe ibintu byose bireka bigende uvuga menshi. Yewe njye uri kumbwira gutyo. Nababwije ukuri n'iki gifite ubwoba. Nyese mwe abantu mufite mugira ikibazo gusa. Muntu uri kuvuga ikintu witayeho gusa. Umuntu wo muri Amerika mutazi mumwemera gute ko umuntu wava muri Amerika muri Amerika ati. Uretse mu kibazo bagiye kugira rero. Ngo umukobwa wande gagiye gushyirwa. Yani nta Amanda bari kuvuga gagiye gushyirwa n'umunyamerika. Ibyo barabitiye umunsi umwe. Barakweka nyuma y'amezi angahe? 3 months later. Amezi 3 aciyeho. Cuga bitonze. Bazanye ifoto iriho iniga. Iniga bajya kuyereka umubyeyi. Urabona turi umuntu twakwakira mama. Bigo twamwakira. Nyine yaza nk'umuhungu wacu rwose tukamwemera. Baby. Uyu ni wahubwo muberanye. Medical doctor based in America. Mama, no mudogiteri wo muri Amerika. Dogiteri? Yigo nyine. Bana ndagushimira umuhaye dogiteri rwose ugiye gushyingira umukobwa wanjye. I knew you would be like your mother. Ndabizi natugomba kuba nk'umuntu urenze gutyo ku mafaranga n'iki byose. And I live in America. Umuntu wo muri Amerika babona ngiye kujya muri Amerika. Ngomba namujye ntanze sinigeze mba mama ngo njye muri Amerika ariko simbyicuse. Ngomba ngiye kujya muri Amerika kubera umukobwa wanjye rwose. Ngomba ntabwo nagomba muri kino cyaro rega. Ngomba gushyira umwana wanjye gushyirwa umunyamerika uri nkajya muri Amerika. Ngomba ikibazo batangiye kwifuza rero. Wumve. Sawa? Mama reka ngende aribyo ngiye gukora mukomeze mwifuze. Amanda. Amanda we. Uyiteho. Tuzagira umuntu guca inyuma agaca inyuma abaca inyuma ugacanga inyuma muri Amerika umunyamerika tukamuhomba Amanda. Amanda jya wirinda. Jya wirinda ndabizi ko nawe uri umuntu Amanda. Amanda. Tujye muri Amerika. Vuba. None se tubibonye mwana. Mama. Umunyamerika reka turebe ukuntu ameze.
tell him. tugiye muri Amerika. Umwana wacu afite dogiteri wo muri Amerika ngo twatangiye gukira. Bomba ntutinda ariko njye gutekera ibyo kurya. Twiti yengo twiti umuryango w'inyamano go washaje barakundana. Zara amasaha. Ya foto igera kuri nde? Amanda sisita kuri Grand Frere weto. I'm very happy. Ndumva nishimye rwose kuri iyi foto mbonye. You see these pictures? Aya mafoto. That's it. After lighting them, then keep them at strategic positions. Aya mafoto umuntu niba ashobora kuyagushyira muri position rwose ushaka Amanda. Now, brother. Bomba none ahantu birimo bagenda biba brother humura. Come back and say to send someone and even send me something. Bomba ndashaka kunyingira umubwira. Kuwusha ukabimbwira ukamunyereka kuri iyi foto ndumva nezerewe cyane. Urumva nzakora buri kimwe Amanda kugira ngo utere imbere. And you even know that. From feeling true. Yes. Ndikuvuga ngo ntabwo zigera amenya nizera ko wavuye mu cyaro. Promise to send him some money to be Bomba yarambwiye transfer. ngo azagerageza ngo anyohereze amafaranga kugira ngo njye ngere urugendo ngendamo ngine nk'itike n'ibindi nk'ibyo ngibyo. See the small game. Tureba se kuri umukobwa mutoya. Amanda, Amanda. you're collect the money from him. Uruvuga ngo sizi ko muri mutima nyihurira amafaranga uzanyishyura rero. Umva humura nzabyitaho byose n'umunyamerika afite amafaranga menshi. Ubwo umuntu yavuze ngo yiga muri Amerika cyangwa se muri Amerika. Bagomba ko afite amafaranga menshi cyane wese wumva. Bemeye bose. Iyi foto ntari uyu mutipe ni hatari. Ubwo bamushyizeho yari hamari ndetse ni nk'umuzungu. Amaherena ibintu byose nk'ibyo bigarukira hakuno. Uretse wumva inkuru. Because I didn't let you spoil my sister. We naguze none ibintu biri kuva kuri mushiki wanjye. He's planning to marry her. Nakubwiye ngo cyangwa kinyangwa namujyanye nawe bivuyeho barabyanze. He's not letting you marry my sister. Bomba ntabwo nari kureka ngo umushyingirwe. Give me some pay. Boss, you should give me pay. One Wereka banze nkwishyure ko basabyemeye. my parents wrote. We ntabwo uzi ko umuryango n'umuryango wanjye bari kubyemera ntabwo bari kubyemera rwose. And yes, now you know that. Ndabyumva ariko warahombye kuko warambuze warahombye. Yewe He said don't even get. ntabwo nahombye ahubwo ni mu nyungu we batuzure ibintu ngiye kubona. Ubu ngiye kugenda nkora ku madolari y'amanyamerika. Which kind of dollars? Amadolari bwoko ki? $1 a day. Amadolari meza ugiye kuba nyakubahwa uvuga ngo ajya n'imiti uvuga ngo ajya. I just want Bose batangiye kuvuga ati umunyamerika. to tell you, won't you marry? Mbwira ninde uzamushyingirwa? I will. Umva I want to marry your sister. ndashaka kugira ngo nshyingirwe mushiki wawe wamuma. Is there a problem there? Icyo ni ikibazo ufite njye namugukubita rwose ukamutwara byose kimwe. I will go for you, eh? It's better. Njye namuguha ku bwawe bansi byumve neza. Amasaha aricuma. Gusa ikintu tuzi neza amafaranga kuyavana muri Amerika agera mu gihugu runaka biroroshye kandi mu gahe gatoya ni ibintu byoroshye cyane ko umuntu yakoze amafaranga ari muri Amerika uko yafata biroroshye. Umunsi umwe igihe kimwe afite amafaranga mu ntoki yariye umuziki na papa mu rugo baranezerwa kabisa nakubwiye nuko Amanda we Amanda, my daughter. mukobwa wanjye Amanda yehe Tell me marry this your husband. reka nkubwire ko ukingirwa n'uwo mugabo wawe urumva ufite umugabo kabisa mushyingirwa uriya n'umugabo umuntu yakwemera akagutwara yabohereje amafaranga we turebe Igwe will live long to reap the fruit of ati igwe nkanjye ngiye kubaho mbaho neza mfite amafaranga No, umva indirimbo kubera amafaranga bari kuyabyinira nuko ikibazo ni ntabwo umugabo ari gushimira cyangwa se bashaka ntabwo baramumenya. the beginning was. Mama yambwiye iry'intangiriro gusa I'll join him over there. ati zatubwira byinshi yariye nemera kurangiza amashuri ngo dufatanye nawe muri Amerika tuzagenda. You Mukobwa wanjye also join him here too. ugomba kwifatanya nawe umaze kurangiza amashuri nta kibazo akagutwara. Before I make any move, everything must be set. ningira ahantu ujya nkagira ahantu ujya mama nzaboheza byinshi n'inzu muzayigura humura. So Ntiwumva will now go out and tell all my kinsmen to agiye kugenda kure rajya tubwira buri kimwe cyose twese ku note umwana wacu atugejeje mu ijuru rwo twagiye twatibitse batangira kubara inote. Hayi umuzungu shaye umuzungu w'umunyamerika uyu muzungu n'umwana mwiza umuzungu batangira kubara umuzungu batangira kwiba amafaranga yewe umva yame oya naguzi gutunga amafaranga yaguzi kunatunga amafaranga oya yame ariko oya yame ariko you don't know how to handle money. umva naguzi ukuntu bakoresha amafaranga we ntabwo ubizi oya yame oya we ntabwo uzi ukuntu bayakoresha batangira kubika we ntabwo uzi ikingiye kugusezeranya rero hari ibintu byinshi bishobora kuba byazi bivuye muri Amerika we ntabyo uzi nkafata amafaranga namara gufata amafaranga warongoye mushiki wanjye ubu ni ngasigaye agenda gutya inote zabaye nyinshi wese wumva amagambo ariko byose yamenyekanisha ubu ndetse ntabwo wakomeza akazi kawe urimo nakina ariko reka dukora akazi nzagakora sha nzaba nakize wicara nyine uri gutuma uvuga inzozi zanjye ukuntu zimeze njye nakwemera rwose ukananjana reka umva we ntabwo ubizi ntabwo nanywa amazi reka amazi wayanguta reka
urumva nzajya ngenda nanjye baratareze ndi dutifuru urumva nuzuye kabisa eba ndi handi samu ndeba ibintu byose mba nabihenda nawe nazana imikino Just remember I was saying settle in your family. ariko njye nuramuka mushyikiwe n'abantu twazatwibuke ko twakoranye twari inshuti tuzatwibagirwa nzagenda mfata itabi rye rihenda bita ngo risiga nkura ngo pyu 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 rero turangana n'ugiye kumushyigika uwo muraca ni umuntu urenze we ntiwamubona urumva amafaranga tugiye kuzayarya We're not stealing it. ndawe ni umuntu ukoresha amadolari gusa kugira ngo nakure amafaranga y'amanayira reka da Mommy, ni amadolari and take me. Look, tell me. ubundi nzajya mfata njyana ngere muri Amerika nongera ingaruka ngenda gutya mani urumva mu ndege ngenda gutya mu ndege mani yalla mu ndege mani urumva ntaribi mani mu ndege mani sigani tuza abantu gutya nta n'inyinya urumva basuhuza nyasha amafaranga aziyuzuye yavuze yampuri urazana imikino nawe se ntabwo uzajya kugakora umubiri reka ubona yakora hano ariko umuntu ufite amadolari yakora hano ntabwo yahakora nzagenda gutya mbwira mani masohokane mani mbagende mujye gufata kamwe mani sigara cyumva amagambo hano papa wamwebesha mwakire munywe rwose ku byamanda wanjye hati ibi ni ku bwacu You're welcome. Thank you. urabizi rwose muhawe ikaze All these, buri munsi you see, I have never seen this kind of thing in my life. we ntabwo urabona ntabwo ndabona ikintu nk'iki mu buzima bwanjye This, my in-law, sent some money. Good money. ati uyu bukwe wanjye arimo anyereza amafaranga akanyereza amanywa nijoro akanyereza we ntabwo wabyizera kandi sinzi ukuntu asa With my eyes on him. njye sinamubona ku maso yanjye kabisa ariko namuha amafaranga mu manywa nijoro You will continue to bless this. ati imana agomeza uyu mugabo umuhe umugisha uretse wumve What is this? none se mwana umubwire If rero I die tomorrow, ni napfa ejo when he comes to marry uwo my mugabo akaza gushyingira umwana wanjye problem, nta kibazo gihari muzamumuhe you rest assured. murabyumva ni napfa muzamumuhe napfuye This will do. ariko njye nta kintu tutumva uretse wumve amagambo hano Now, dancing like mosquito. Just nonaha uwo muntu unywa ngo asa nkaho ari umubu uri kuguruka mu nzira gusa Don't spoil our joy for us. umva wigomeza ibyishimo byacu kubyangiza Yeah, if you have to. uve hano wigendere cyangwa se ufunge umunwa wawe We're happy. turishimye kuki uvuga ibwamo be nk'ibyo happy. mwishime nyine Why won't you be happy? ni gute ariko You mutakwishima know how to respect money, kuba ko muzi uburyo muha amafaranga dancing, mukanayabyinira mukakezera amafaranga even sin. iyo mpamvu gusa mukishimira umugabo mutize munabona ukuntu asa Man has a hunchback. mukabwira ngo ngira ngo nishime amafaranga ntarabona umuntu ngo ni muntu ki Relax. iyo ibyo bigambo bishyira inyuma yacu Is that ubundi he is rich. ni umukire tuzi nuko ari umukire I urumva have given my instruction, and my instruction remains. umva navuze niba nahari ikizasigara Give my daughter to ninapfa marry. uwo mwana wanjye muzamutanga ashyingirwe uwo muginga urumva niyo nanapfa muzamumuhere umukire muzamumuhe rwose ntari biri hari papa rensisita ngo nanapfa uwo mwana we bazamugire gute bazamumuha murongore umunsi umwe igihe kimwe umva ntugire ikibazo nzakwitaho buri kimwe cyose nzagufasha shishishe sisita I'm just happy. I'm just happy for you. umva ndishimye mushiki wanjye ndishimye ku bwawe kubera kuri gutuma bwawe samera neza hari ibintu urimo nama bizima telefone irarira ucunga telefone irize iyi telefone ntabwo tuzi iriho akagozi sheri Fine. meze neza All fine. neza cyane rwose Okay. sawa Yes, I've talked about that with my brother. numva ndaza kumubwira muvandimwe wanjye tubivugeho Problems at all. nta kibazo gihari ndaza kukubwira ukuntu bimeze sawa So when would you want them to start coming? rero turagira ngo nze ni iki ngo turaza ni iki Okay. sawa Okay, I'll tell my brother. ndabwira umuvandimwe Yes. sawa Well, yinza you insist they will be needing a car. niba ubyemeye uzaze n'imodoka ntaribi You will? uzaza se Thank you very much. urakoze cyane rwose uza niba uzaza You. ndagukunda Thank you. Bye. ndagukumbuye gusa kandi bayi dore telefone iyi telefone ntabwo tuyizi iriho akagozi ntabwo uyibuka I wanted to say him, Mimi. I wanted to say him. ndetse kugira ngo mvuge nawe mimi wikupa mubwire uburyo ko umuryango wacu umukunda kandi turabamubona But I've told this girl I need to love her. tugomba kumvira gusa akabanza ku ruhande rwacu tukanamumenya ukuntu ameze Nothing now. ngomba muzavugana rega Who promised to bring a car for the family? ati asizinye kuba azazanira umuryango imodoka akayigurira imodoka ku muryango Yes, so. kuko niko imeze azagurira umuryango imodoka humura urabyemera ko azavuga azayigura uwo mwana mushaka uwo nguwo azakurongore neza ke azakurongore buri munsi azakurongore neza ngwino niwe ndamushaka rwose neje mu ndakurongore reka nta kibazo kazagura imodoka umuryango niba azawugura ryari ntumbaze haraza vuba humura nta kibazo dufata inzira turagenda ngo azarongora iki azamugira gute nuko ukagenda gutya rero iyi filime rero amubwira ni bana bakuru
iba yipfugiye hakuno udacikwa kabiri nkubwira ni nuko ndayifunze ariko se yari yarangirara yamba bari ikagenda umunsi umwe igihe kimwe tugura imodoka ubwo barakwekatiye bigiye kingana iki ibyumweru bibiri batuguriye imodoka uko tugura imodoka uyu mwana turamutanga tu yo maraka ivuye muri Amerika hasi kitarangira mama atangiye kuyibyinira kuko mayibyinira yewe abantu bose barahinduka kabisa ubu ngubu nakize kabisa umwana yangura imodoka reka nakize kabisa ubu ndanezerewe cyane mama sinabwiye ngo bireke bibe yego mwana wanjye mama ibindi ntabwo ari iyacu gusa rega hari ibindi birenze banza urebe telefone yanguriye ubu ngubu nshatse namuvugisha ahaha guki ubu nshatse navuga muri Malaysia hano hose nkabwira muri England hose Amerika nkavuga nabo bibana mama telefone reka muhamagare wumve reka muhamagare yewe sasa we reka mubwire nta serivisi ihari wigire mama tuzavugana nawe we habe sha ni imodoka y'umukobwa wanjye yanyoherereje vamo sha vamo dore sha ni ikibazo nakubwiye iyo ni imodoka gusa shawe reka tugende indani nkubwira ni nuko kagende hamwe na bidekingi ndabakunda abana bakuru iyo yari rimwe udacikwa kabiri ndabakunda cyane nuko nyuma yigenda gusa batuguriye imodoka kuko bakatuguriye imodoka hamwe na bidekingi nakubwiye ngo nako ni filime yari rimwe nkubwira nugakenera hamagara 0726 101 cyangwa 0726 887 907 hamwe na bidekingi ndabakunda cyane gusa udacika ikurikira cyangwa udacika kabiri yayo ndabakunda abana bakuru mwihangane and I so love you too much.